Yesu ashimwe cyane nshuti bakundwa, amahoro y'Imana nabane namwe. Turabashuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda, bari ku migabane itandukanye. Imana y'amahoro nibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Muravugana na Vumiriya Jean Claude. Tukaba tubahaye ikaze kuri iyi ministeri yatumenye kera, Hope Ministries. Aha niho tuzatuganirira ijambo ry'Imana, niho tuzatunyuza ibikorwa bitandukanye, byaba ari ugufasha nk'uko intego yacu iri. Dushingira ku ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa 4, rigira riti: nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyira ko umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Dushingira kuri iri jambo riri muri Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa 4 n'uwa 5. Imana ivugana na Yeremiya mwene Hurukiya, yamubwiye yuko yamumenye itaramurema mu nda ya mama we, kandi yamwejeje ataravuka. Mubwira ko yamushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Hariho abantu babaho mu buzima bavuga bati, se Imana iranzi? Ese Imana ifiteho umugambi? Nagira ngo mbibutse ko umuntu wese wavutse akaba ariho, ukabona abayeho, avuka Imana ibizi, kandi Imana ibimufiteho umugambi. Yeremiya Imana imugenderera ntabwo yigeze yemera yuko yakoreshwa ibintu bidasanzwe. Yatanze impamvu, abwira Imana ko ari umwana muto atazi kuvuga, ariko Imana imubwira ko ari itanga kuvuga, kandi ko ari ikuza. Imubwira ko yanamumenye mbere yuko abantu bamumenya, papa we na mama we bahura kugira ngo bagire igitekerezo cyo kuba baryamana hakavuka umuntu. Imana imubwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya mama wawe. Ndashaka gutangariza umuntu nyumva muri uyu mwanya, nkubwire ko Imana yakumenye, isi itarakumenya, abantu batarakumenya, Imana yari ikuzi. Umuntu wese unyumva, ndagutangariza ko Imana igufiteho umugambi ukomeye, kandi umugambi udasanzwe. Imana imenya icyo uzaba cyo utari waba cyo, imenya aho uzaba utari wagura n'ikibanza, imenya uwo muzabana utari wanarambagiza, imenya aho uzakorera, kuko n'Imana izi byose, ibera hose icyarimwe. Rero nagira ngo mbabwire muri uyu mwanya yuko Imana ibafiteho umugambi, kandi Imana ibakunda, kandi Imana ibafite mu bitekerezo byayo. Shuti bakundwa, nagira ngo mbibutse ko mu ntego yatumenye kera Hope Ministries harimo gusura abarwayi bari kwa muganga, harimo gufasha abatishoboye, ari ababuze mituweli, ari abari mu buzima butandukanye, hari abantu ubuzima bugoye. Ariko impamvu ndiho no kugira ngo dukorere Imana tukiriho, tugihumeka. Impamvu Imana yaturemye ngo tubeho no kugira ngo tuyungukire ntituyihombere. Aha rero tuzatuhanyuza ibikorwa bitandukanye, tuzatuhanyuza ijambo ry'Imana, tuzatugira igihe cy'amateraniro, tuzatugira igihe cyo gusura abantu mu magereza, mu nzu z'imbohe, kuko Yesu avugana, hari ijambo riri muri Matayo rivuga ngo nari ndwaye ntimwansura, narindi kwa muganga ntimwangeraho, nari nshonje ntimwangaburira. Rero intego y'iyi ministeri ni ugufasha abantu nk'abo ngabo babaye, abantu nk'abo badafite ibyiringiro, tukabageraho nk'abantu Imana yagiriye neza. Uyu muryango watangiye muri 2017. Iyi ministeri niho yatangiye. Muri 2017 niho Imana yangendereye, numva nta muntu ugomba kubaho wenyine, umuntu akeneye undi. Burya hari abantu usanga bavuga ngo abantu mubaveho, ariko reka mbibutse ko iyo Satani agukomeretsa akoresha abantu, ariko niyo Imana ikomora ikoresha abantu. Intego yacu rero ni ugukora ibikorwa by'urukundo. Niyo mpamvu tugomba gukora iyo mirimo myiza, tugenderera bene data bari mu bitaro bitandukanye, bari babuze ubwishyu, bashonje, tukabageraho, tukabaha ibyo kurya. Ndetse mu bikorwa tuzakora harimo kugenderera, dukora ibiterane ahantu hatandukanye, tukabwiriza ubutumwa bwiza abana bo mu muhanda bakunze kwita mayibo,
baba barishwe n'urumogi, baba barishwe n'amadoroga atandukanye, tukabageraho tukababwira ijambo ry'Imana, ndetse tugatekereza nyuma y'uko bavuyeyo aba bantu bazabaho bate, bakwiga bate, basubira mu ishuri bate, kuko impamvu Imana yaturemye ngo tubeho no kugira ngo tugire umumaro abandi bantu, ikiremwa muntu. Rero mwese tubaha ikaze muri gahunda zitandukanye, abantu bifitemo uwo mutima, abantu bafite uwo mutima wo gufasha, abantu bafite uwo mutima wo kuba bahumuriza abandi bantu babuze ihumure, kuko Bibiliya iravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, nimuhumurize ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Hari abantu bakeneye ihumure, hari n'abandi bantu bakeneye amaboko yawe, hari abantu bakeneye ijambo ryiza rikuvuyemo, hari n'abantu bakeneye support zitandukanye. Mbibutse ko nta kindi cyazuye Tabita Dorcas, nta kindi cyazuye Tabita Dorcas ni imirimo myiza, kuko Dorcas yari, nubwo birivuga ngo yari umupfakazi muri byakozwe mu gice cy'936, yari umupfakazi, byumvikana ko yari afite ikibazo, ariko harawe yarushaga ubushobozi, harawe yarushaga uburyo. Bibiliya iravuga ngo akora umushinga wo kudodera imyenda abapfakazi, imfubyi. Mu gihe yapfuye Petero akoreshwa n'Imana aragaruka. Nta kindi cyamugaruye rero ni imirimo myiza. Bibutse ko nta kindi cyatumye Hezekiya umwami w'Abayuda, iyo usomye muri Yesaya 38 murongo wa mbere, urasanga Hezekiya umwami w'Abayuda nawe yararwaye indwara idakira, niko birivuga. Ariko Yesaya amaze kumubwira ibigiye kumubaho, Hezekiya umwami w'Abayuda ngo yegera ivure, aratakamba, ararira, yibutse Imana imirimo. Iyo mirimo myiza rero niyo twifuza gukora mu gihe tukiriho, mu gihe tugihumeka. Niyo usomye igitabo cy'Ibyahishuwe Yohana, usanga Bibiliya ivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka ati baruhuka imiruho n'imihati, kandi imirimo yabo ize ibaherekeje. Imana ishimwe cyane. Amazu ageretse tubayemo ntabwo ari yazaduherekeza, amakonte aremereye dufite, amafaranga menshi dufite kuri konti, twaba tubitse konte bloke n'ibindi, ntabwo ari yazaduherekeza, ahubwo imirimo myiza niyo izaherekeza abizera, abantu b'Imana. Mbibutse undi mugore musanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 4, usangamo umuntu wakoze imirimo myiza, agaburira abahanuzi 100. Yezebeli yishe abahanuzi, ariko ngo Obadiya agerageza gukora imirimo myiza, abagaburira umutsima, abaha amazi. Igihe kiragera uriya muntu arapfa, apfa n'imideni. Umwishyuza araza, umugabo atakiriho, aza ku mugore w'umupfakazi, urasangamo iyo nkuru. Ariko ngo uyu mugore yibuka yuko umugabo we yakoze imirimo myiza agihumeka. Bibiliya iravuze ngo asanga Elisa, aramubwira ati umwishyuza araje, kandi umugaragu wawe ari we mugabo wanjye, urabizi ko yubahaga Imana, yakoraga ibyo gukiranuka. Amubaza icyo afite, asanga mu rugo ibintu byose byarashize, ariko hasigaye amavuta. Muri ayo mavuta niho tuvuta duke, niho havuye igisubizo cy'uyu mugore. Abana ntibabatwara, uyu mugore yishyura ideni, asigaye amutunga we n'abana be n'abaturanyi. Nagira ngo rero mbabwire ngo imirimo myiza ntipfa ntisaza, no kuri wa munsi nyuma y'ubu buzima, ibikorwa byiza, imirimo myiza nizaduherekeza. Nagira ngo rero tubahe ikaze kuri uru rubuga, tuzaduhuriraho kenshi, tuzatunyuzaho inyigisho zitandukanye, tuzatunyuzaho ibikorwa bimwe na bimwe twakoze. Bizaba ngombwa ko hari ibikorwa runaka by'urukundo tuzatunyuza kuri uru rubuga, n'ibindi tuzatugenda tubagezaho. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibane namwe aho muri mu mpande zitandukanye. Kandi niba ufite uwo mutima uzaza utwandikira, tubwire ngo turumva twafatanya namwe muri ibi bikorwa by'urukundo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Reka dusoze dusenga, tubasabira umugisha, tubaturaho kwaguka no kugirirwa neza n'Imana. Mana, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ishoboye, uri umwami w'abami, uri Jehova Rava, uri Elohimu, uri El Shaddai. Ndasengera umuntu wese uri bwumve iki kiganiro kugira ngo mwami ugendere umutima we, ubane nawe, umubere Imana, umubere umurengezi. Kandi umuntu wese uri bukurikirane iki kiganiro mwami, ndasenze ngo umukomereze amaboko, umushyiremo umutima wo kugukorera, kubaka ubwami bwawe, gushyigikira ubwami bwawe. Ndagushimiye ko utanze umugisha ku bantu bose tugiye gukorana uyu murimo. Izina ryawe nirishimwe, nirihimbazwe, kandi ko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen, amen.